reba hirya no hino utegereza ahantu ijwi ry'Imana rigiye guturuka. Haleluya. Ahantu ijwi ry'Imana rigiye guturuka ni ahantu haba hatunguranye. Turasuje mwebwe mukomeje gukurikirana Mukakarangwa TV. Mwebwe mwakoze subscribe, share na comment. Imana ibahe umugisha. Uyu ni umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana n'amasaha meza yo kuvugira hamwe imirimo y'Imana. Hano rero dufite umutumirwa ari we Mukakarangwa Devota. Twamuha umwanya kugira ngo atwibwire, nanone ayivuge kuko nawe uvugira undi, yivuge namara kwivuga noneho atubwire ijambo ry'Imana, atugizeho Imana yamuteguriye. Amen, amen. So nitwa Mukakarangwa Devota nk'uko babivuze ku uyu murongo wacu, umuyoboro wacu wa Mukakarangwa TV, dukunda gutambutsaho ijambo ry'Imana n'indirimbo. Bivuze ngo izo mana ebyiri ni izanjye, niyo mpamvu mpita nzihuriza hamwe kugira ngo abantu babashe gufashwa. Uzankurikira cyane, nkunda kuririmba umuririmbyi agahita ahura n'icyigisho. Bivuze ngo ukunda gufashirizwa mu ndirimbo afashwe, ukunda gufashirizwa mu ijambo nawe afashwe. So muri iyi minsi rero Imana ifite gahunda, ifitanye gahunda n'abantu bamaze igihe bayitegereje. Niyo mpamvu iri kugenda iduha amagambo yo kubahumuriza, niyo mpamvu iri kugenda itubwira ngo tubwire abantu ngo nta hantu yagiye, iracyahari. Hari igihe kigera ukagera mu gicuku ukagira ngo yaragiye, ariko nta hantu Imana yagiye, iracyahari. Abategereza Uwiteka ngo bazagenda ntabwo bazananirwa. Reka rero dutangire dusenga, tubone kuganira ijambo ry'Imana. Mana Data wa twese, izina ryawe niryubahwe. Turagushimiye cyane kuko udukunda, turagushimiye kuko umuteguro wawe mwiza watubereye Imana, uratwiyereka akomeye n'ahorohereje. Twarakubonye, ntaje twaguhamagaye ntuze. Niyo mpamvu twongeye gusengera umurimo wawe kugira ngo uzuhagarare ku murimo wawe, ukore ibitangaza n'imirimo, ururukire gutegeka no kuganza, ururukire kuba umuneshi ku murimo wawe. Fasha umuntu wese udukurikiye, kandi buri wese akurireho akunywereho, ndetse ureme ukore igitangaza kuri uyu mwanya. Abantu bose badukurikiye, buri wese akimara kwakira iyi nyigisho, igira ikintu imuremera gishyashya. Urakoze, urakarama, tuguhaye ikaze mu izina rya Yesu wanesheje. Amen. Zahagarara hejuru y'umunara, aho ndindira ndeba Uwiteka, kandi nzarangaguza ndeba aho ari, numve icyambwira kubw'icyo namuganiye. Nzahagarara hejuru y'umunara, aho ndindira ndeba Uwiteka, kandi nzarangaguza ndeba aho ari, numve icyambwira kubw'icyo namuganiye. Abeza y'Uwiteka bameze bate? Bameze batya, bameze batya. Abeza y'Uwiteka bameze bate? Bameze batyo, bameze batyo. Haleluya. Twaririmba umuririmbyi tukamurangiza, ariko amasaha tuba dufite cyangwa agahe kaba ari gato. Ariko ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana rihwanye n'uyu muririmbyi turirimbye. Tugiye gusanga muri Habakuki ibice 2,
Turasoma kuva ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3, dusome mu izina rya Yesu. Nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira, kandi nzarangaguza ndebe aho ari, numve icyo ambwira, nuko nzasubiza ku bw'icyo namuganyiye. Maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekanywe ugerageze ku mbaho, kugira ngo ubisomye abyihutire, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho, kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Amen, amen. Dusomye amagambo akomeye yo muri Habakuki. Haleluya! Ni ukuri yaravuze ngo njyewe ubwanjye nzahagarara hejuru y'umunara. Abantu bari bicaye munsi y'umunara, mumfashe duhaguruke. Gahunda ni uguhaguruka. Haleluya! Tukicara hejuru y'umunara. Umaze igihe kinini wicaye munsi y'umunara, ariko Habakuki Imana arayitegereza, arayibwira ngo umva uko bimeze. Ubu gahunda si ukwicara, ni uguhaguruka. Namara guhaguruka nkareba yuko, haleluya, hari ikintu Uwiteka yankorera ku bijyanye kubw'icyo namuganyiye. Nzarangaguza ndebe hirya no hino, numve ko ambwira ansubiza ku bw'icyo namuganyiye. Umaze iminsi wicaye, haguruka, rangaguza, reba hirya no hino, utegereze ahantu ijwi ry'Imana rigiye guturuka. Haleluya! Ahantu ijwi ry'Imana rigiye guturuka ni ahantu haba hatunguranye. Imana ikunda kuza mu bintu utazi. Nyuma ya zeri irakora, niko umuririmbyi yavuze. Habakuki nawe aravuze ngo njyewe ubwanjye nzahagarara hejuru y'umunara, nsigane ntegereje kumva ikintu ambwira. Haleluya! Arangije aravuga ngo kandi ngo maze Uwiteka azansubiza. Haleluya! Turasabwa kwigirira icyizere. Aka kanya urasabwa kwiringira yuko icyo wasabye Uwiteka Imana yacyumvise. Ibyo yakoze ubimushimire, ibyo atarakora wumve ko nabyo aje kubikora. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko aravuga njye nzarangaguza, nzashakisha uburyo bwose nahura nayo, ariko mpaka mpuye nayo. Abantu mwari mucogoye, nari mbazaniye iri jambo. Mwongere muhaguruke, mwongere mutegereze Imana. Aravuga ngo hari ikintu nizeye kimwe cyo cyonyine. Aravuga ngo iki ndacyizeye cyo cyonyine. Aravuga ku murongo wa 3 ngo kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho, kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. So bivuze ngo ibintu Imana yavuganye nawe, ibintu Imana yavuganye nawe aho uri, ibyo yavuganye nawe ari wese, agira ibyiringiro, avuga ngo nubwo byatinda, nta kizabuza ko ibintu twavuganye n'Uwiteka Imana bizagerwaho. Arangije aravuga ngo ndabizi neza bizagerwaho, nta kintu kizabihagarika. Aravuga ngo kandi uko bizaza nta kintu kizabisubiza inyuma, ntabwo bizahera. Umaze iminsi ufite amajwi akubwira ngo ubuse wavuganye n'Imana, ngo ubuse ngo yacaye, ngo ubuse ko Imana yanyanze, ngo ubuse Imana irabishoboye. Ngiye kuguhamiriza nkubwira ngo Imana igize gute? Imana irabishoboye. Bya bindi ubona bitagukwiriye, bya bindi ubona bitaba, ibyo ni byo Imana ivuganye nawe yuko ije kubikora kuko ibishoboye. Rero komeza utegereze Uwiteka. Abategereza Uwiteka ngo baragenda ntabwo bajya bananirwa. Icyo Imana yavuganye nawe izagisohoza, ntabwo kizahera. So aya magambo rero niyo yamfashaga, ariko turi kumwe n'abacu, ndagira ngo utabyumvishije yabasha kutubaza tukamusubiza, nawe ukumvira aho waba uherereye hose, ariko umenye yuko gahunda ari uguhaguruka. Urakoze umwanya yo kubaza ikibazo. Ko ndumvise Habakuki yari umuntu
wihangana kandi yari umuntu wizera. Ndabaza ngo twabigenza dute kugira ngo tugire kwihangana nk'ukwa Habakuki? Cyangwa se ni gute umuntu yakomeza kwizera niyo yaba abonye ibibazo, yabonye akarengane? Kuko hari igihe umuntu agira ibibazo akageraho kwizera yumva kurangiye, handi yumva bikomeye. Ni gute twabigenza, twakora iki kugira ngo tugire kwizera kungana n'ukwe? So mu by'ukuri ikintu cya mbere umuntu aba asabwa kugira ngo abashe kwihangana nka Habakuki, urugero rwiza buriya Yobu. Mu by'ukuri Yobu yari inshuti y'Imana. Umunsi umwe Shitani yaratembereye, Imana yirata Yobu. Imwirase Shitani aravuga ngo wapi wimbeshya, igituma kubaha ni uko wamuhaye biriya bintu byose, abahungu, abantu beza, amatungo, ibintu byose. Aramubwira ati biriya bintu bimpaye yakwihakana. Imana iravuga ngo kuko yari izi umutima wa Yobu. So bisaba ngo Imana kubasha kwihangana ni uko wigirira icyizere, ukongeraho gutegereza, ukongera kwizera ko Imana yawe wiringiye ishoboye byose, nk'uko Sadaraka, Meshaki na Abedenego bavuze ngo nayo yadukiza naho itadukiza. Yobu nawe Imana yaravuze ati ngiye kumuha Shitani ariko icyo nzi ntabwo azanyihakana. Shitani rero niko guhita abwira Imana ati mumpereze, umpe n'ibye. Imana avuga ngo ndamugoye, icyo ntaguhaye ni ubugingo. Bivuze iki? Hari igihe uba uri imbere y'Imana ikakwirata, ikabizwi uko byagenda kose utari buyiveho. Turasabwa kwihangana, gutegereza Imana, kwizera Imana no kuyitegereza, kandi no kumva ko Imana wiringiye ari n'imbaraga, ari Imana yirwanirira, atari Imana irwanirirwa. Ikibazo cya nyuma, ni mu buhe buryo ubutumwa bwa Habakuki bushobora kudufasha muri iki gihe? Nyine wabusanisha n'iki gihe bwadufasha, uburyo bwadufasha. So muri iki gihe urabona ko haje, murambabara ntabwo nkunda kuvuga ku bahanuzi cyangwa ku babwiriza, nkunda kuvuga ibyo nahawe, ariko reka ntangeho urugero gato. Muri iyi minsi cyangwa mu gihe tugezemo, mbona ko hadutse ibintu byinshi. Hari abavuga ngo Imana yavuze itavuze, hari abavuga Imana yavuze. So hari igihe uzahura n'Imana yavugishije, wowe niba utavugishije. Hari igihe bigusaba ko ibyo Imana yavuze ugomba kubibona, ariko wowe niba uvuganye n'Imana cyangwa niba hari icyo wasabye Imana, wowe uba uzi neza ko uhamanya n'Imana. Kubera yuko hari ijambo rikomeye Mose yavuze, yaravuze ngo nitutajyana ntabwo nava ahangaha. Imana imwemerera ko bajyana. Gideyoni Imana imutumye asaba ikimenyetso, aravuga ngo ubu bwoya ngiye kubushyira ahantu hatose, niba ari wowe ntumye kugenda hahite huma, niba ushyira humye hahite hato. Ikimenyetso arakibona, amenya yuko koko Imana yategereje ari Imana ivuga igakora. So rero natwe muri iki gihe, niba uvuganye n'Imana cyangwa niba uyitegereje, wicika intege, haguruka uhagarare ku munara, urindire, utegereze icyo Imana yakubwiye, icyo Imana yavuze kizasohora ntabwo gihera. Amen. Reka dusenge Imana dusoze. Turagushimiye Yesu, watugiriye neza uduhuza n'Imana. Nawe Mana turagushimiye, niwe mubyeyi w'ukuri, ni wowe ujya ubasha kugira ikirema warangiza ukagikomeza. Hari abantu bafite amasezerano, hari abari kujya mu gakiza bakongera bakagwa bikabananira, hari abantu bagutegerejeho ubutabazi. Ariko twemerere, twari twicaye munsi y'umunara, twemereye guhaguruka tugahagarara ku munara tukakurindira. Kireme ukora igitangaza kuri uyu mwanya, abantu bose badukurikiye buri wese akimara kwakira inyigisho, igira ikintu imuremera gishyashya. Urakoze, urakarama, tuguhaye ikaze mu izina rya Yesu wanesheje. Amen.